wikendi yanjye, wikendi yawe, wikendi yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Ndifuza ngo munsobanurire, ese kugira amashusho biremewe cyangwa birabujijwe? Padiri, Bibiliya ibuzanya gukora amashusho. Kuki rero muri za kiliziya cyangwa mu mazu y'abakristo gatolika ayo mashusho aba arimo? Dusobanurire. Murakoze. Kugira amashusho biremewe. Kuki mu ngo z'abakristo muri za kiliziya dusangamo amashusho? Dushakire hamwe igisubizo. Mu isezerano rya kera, mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 5 n'icy'iyimuka Misiri umutwe wa 20, dusangamo ko bibujijwe kwerekana Imana ku buryo bw'amashusho cyangwa ibishushanyo. Mu by'ukuri Imana ni roho, ntawe ushobora kuyerekana. Abayisiraheli birindaga cyane ugusenga ibigirwamana kw'abanyamisiri. Berekanaga ikigirwamana cyabo mu ishusho y'inyamaswa, ikimasa cya zahabu. Ubu nabwo tugomba kwirinda gusenga ibigirwamana, ariko tuzi ko muri Yezu Imana yigize umuntu. Nicyo tugomba kuzirikana. Muri Yezu Imana yigize umuntu. Ishusho cyangwa igishushanyo byerekana Yezu bimfasha kumwibuka no kwinjira mu iyobera ryo kwigira umuntu. Ntabwo rero ndamya urupapuro, ntabwo rero ndamya igiti, ntabwo ndamya icyuma cyangwa ikindi cyose cyerekana Yesu, ahubwo ndamya Imana y'ubwayo yigize umuntu muri Yezu Kristo. Ndamya Yezu ubwe. Ntabwo turamya amashusho, ntabwo turamya igiti, turamya Yezu ubwe. Sindamya ishusho ya Bikira Mariya cyangwa iy'abatagatifu n'intumwa, ahubwo mbubaha nifashishije ayo mashusho aberekana. Iyo mbonye ishusho y'umutagatifu, y'intumwa, ya Bikira Mariya, ndabubaha nifashishije iyo shusho, bigatuma mva ku bigaragara nkajya ku bitagaragara. Ntabwo amaso y'umutima ahera kuri ya shusho mbonesha amaso aya y'umubiri, ahubwo ndengaho njyewe nkubaha uhagarariwe n'iyo shusho mbona. Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 27, Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana. Imana irema muntu mu ishusho ryayo. Niyo mpamvu kugira amashusho biremewe, kuko atwibutsa ikiri inyuma, ikirenza ayo mashusho. Ndabashimiye kuri iki kibazo mwabajije. Tuzakomeza kugenda tugisobanura buhoro buhoro, ariko mu magambo avunaguye nicyo gisubizo natanga ku mpamvu tubona amashusho muri za kiliziya, mu nzu z'abakristo batandukanye. Ntabwo ari ukugira ngo bayaramye, ahubwo ni ukugira ngo bayifashishe, bahe icyubahiro kandi barangamire uri hakurya y'iyo shusho. Ntibahere ku ishusho babonesha amaso y'umubiri, ahubwo babashe gushikirana n'ubonwa n'amaso y'umutima. Mbifurije ineza n'amahoro. Wikendi yanjye, wikendi yawe, wikendi yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.